uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Haleluya, haleluya. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro wanjye ukomeye nje nyine radiro pa njewe ndagukubita amafaranga urumva mukanya ugiye guhimbaza ugiye gusengera amaturo wanyumva neza pastor uvuga ngo ngiye Imana iranyeretse ngo urumva ngiye pastor kimize uri mu mwuka ko bigoranye sha bigoranye iki ndagwa amafaranga urumva uvuga ngo ngiye Imana iranyeretse ngo o Estera ntari bamori cekeke wowe Imana yavuze ko ugomba kuzahabana Mr. Zero Rabbi dushobora kumura ashobora kwiyahura aramukunda cyane apera paravuka abandi ahubwo mbwira dio miliyoni ngo miliyoni miliyoni nemere ariko imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe haleluya haleluya kuri Yesu ntajyananirwa. imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Haleluya. Uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Kuri Yesu ntajyananirwa. Haleluya kuri Yesu ntajyananirwa. Kuri Yesu ntajyananirwa. Kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Haleluya haleluya. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. imitwaro yawe bayizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane Haleluya kuri haleluya. Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Haleluya. Uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Kuri Yesu ntajyananirwa. Haleluya kuri Yesu ntajyananirwa. Kuri Yesu ntajyananirwa. Kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Haleluya haleluya. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. imitwaro yawe bayizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Haleluya haleluya. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. imitwaro yawe bayizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe Haleluya haleluya. kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajyananirwa. hamagara imbaraga hamagara umwami mwiza
kuri Yesu imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ndajyana Yesu ndajyana haleluya oh Yesu dore ijambo imitwaro yawe uyizane kuri Yesu dushimiye Imana itumye tugera hano amahoro buri wese agomba guha agaciro uyu mwanya hari impamvu uyu mwanya tuwubonetsemo ni ukugira ngo tubashe gukura ubwiza bw'Imana imitwaro itugose ibyifuzo dufite ibitugerageza byose tubite kure ni nayo mpamvu tugomba kuzirikana yuko hari ikintu Imana igomba gukora ku buryo buri muntu wese imitwaro muri igomba kugwa hasi haleluya reka tubanze turamye Imana hanyuma tubone kwinjira mu mwanya wo gusenga haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya harakoze Yesu harakoze Yesu we harakoze Yesu haleluya amen hanyuma rero reka dusenge Imana kuko buri wese aba afite ibyifuzo yazanye afite umutwaro we reka dupfukame tusenga Imana buri muntu wese ukabibona hanyuma tubwire Imana buri wese wibwirira Imana ntabwo ngiye pastor ari giye ugomba kukubwirira Imana ahubwo nawe niyo mpamvu bateye urutambwa kugira ngo ugere hano nawe wibwirira Imana ukamupfukame dusenge Imana tubwire Imana Mana urategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo aba bana bawe dufite imitwaro dufite ibitugoye hari ibiruhije hari ibigoye uri Imana ishobora byose uri Imana ihindura ibintu uri Imana iritura imisozi mu izina rya Yesu Kristo turahamagara kugira rufite ibibazo bafite ibigoye bafite ibibaruhije Kristo ubasha kugira ibyo uhindura ubasha kugira ibyo ukora oh haleluya hari ibibashe guhinduka akazi kakaboneka amafaranga akaboneka haleluya ukabubakira ingo ukabaha kubaka ukabaha kubyara uri Imana igira neza turaguhamagaye Kristo kugira ngo uyu mutwaro yewe nyine ngabimana uyu mutwaro nabasengeye ndaguhamagaye Kristo kugira ngo ugire ibyo urema kugira biremeke iyo nzu yawe ni haleluya uratubwira ngo twikore imitwaro yacu niyo mpamvu nanjye ubwo kubwo no umanuke ngahuzana hano hangaha atari abantu Kristo kugira ngo bagire neza bambike imbaraga haleluya bagire neza bambike imbaraga mwuka wera amusafi niwe mubakuri nyine Kristo ndaguhamagaye Mana data turirukana ibirangaza turirukana imyuka mibi abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo urusubiza abantu inyuma imitima haleluya amen haleluya ariko umva bene data mutuze kumvikane haleluya reka twumvikane reka dusabe ndabona tubonye n'umushyitsi nawe turakwakira icara dusenga Imana uri Imana igira neza uyu nawe araje mwami ugomba kugira icyo ukora ugomba kumuhindura agomba gukizwa agomba kujya mu murongo w'abana bawe agomba gukizwa akihana Yesu Kristo amen bene data mutuze tubonye iyi ni intama nayo uyu nawe ni umwe muri twebwe icara tuze iyo umuntu ageze mu ahantu ahera h'Imana naho kubahwa haleluya naho kubahwa aha tuba twazanye imitwaro nawe ukajya mu murongo w'abana bawe harimo na bo nagira ngo bamenyeshe yuko buri wese ufite icyifuzo hano agomba guhita gisubizwa Imana njye irambwiye ndashaka kubana na shiri wanjye Imana irambwiye umuntu uzanye ubonye akazi Imana irakaguhaye Imana irabirangije uwo ufite ikibazo cyo kwiba nawe aragirirwe agiye mu murongo ntagazongera kwiba ndagira ngo bamenyeshe yuko Imana igira neza Imana nawe guhaye perime Imana ikugire neza iguhaye perime musafiri yakubakiye nawe haleluya Imana irakubakiye wowe shima Imana icyubahiro ndashimira Imana ndagira ngo umenyeshe yuko nawe ugomba kwemerera Imana ikagira icyo ikora mu bugingo bwawe hari icyo Imana ikoze iguhaye agakiza ikurinze kwiba bagira ngo bamenyeshe yuko umva mukobwa Imana ikubakiye urugo irabitunganyije irikoze neza cyane we nande irabikoze mbonye ubukwe ndacyahishoza ariko mbonye ubukwe Imana iguhaye ubukwe burabonetse kandi si ibyo byonyine Imana iguhaye na perime nawe ikugire neza
Imana ikugire neza. zakagendana agakiza Iyo umuntu ariko akikizwa agenda tuza turaje duhimbaza. Turaje duhimbaza. Bene data rero iyo umuntu Imana irabikoze ufite ibikugoye hari byari byakuzengereje mbonye barimo banakwishyuza mu nzu mbonye bakwishyuza ariko Imana ikugiriye neza Imana ikwishyuriye inzu irakwishyuriye kandi irakubakiye perime yawe iyizananye n'inzu imitwaro yawe Imana icyubahiro Haleluya. Imana igize neza. Hanyuma rero bene data nagira ngo mbamenyeshe yuko tugiye gusenga Imana dutanga n'ituro ryo gushima ko Imana igize neza kandi bikoze. Mupfukame dushime Imana. Mupfukame. Ikibazo pastor. Yego. Uyu muhungu mbonye. Abaduka ahantu Muri ruhurura. Aranyeretse. Nibyo bisobanuye yuko ubwo bakubonye imanuka muri ruhurura Imana iravuze ngo igukuyeho imitwaro. Icyaha byawe. Nanjye nikinde gifatiye. Hagarara. Imana igukirira ubujura mu izina rya Yesu. Amina. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyana. imitwaro yawe. Haleluya. Kuri Yesu nagana. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyana. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu nagana. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyananirwa. Haleluya. Amen. Ubwo rero nagira ngo mbamenyeshe yuko hamwe n'iby'Imana ikoze n'ibitangaza byinshi abikijijwe uburwayi ab'Imana yahaye amazu ab'Imana ihaye perime nagira ngo dushyireho n'ituro ry'ishimwe n'ubundi dukomeza dusenga Imana gutyo dukomereza muri ako gakorasi n'ubundi ku mitwaro yanjye reka dufashe komeza dufashe Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu nagana. imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu nagana. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyananirwa. Kuri Yesu nagana. Haleluya kuri Yesu najyananirwa. Kuri Yesu nagana. Kuri Yesu najyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu nagana. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyana. Uyizane kuri Yesu najyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu nagana. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyananirwa. Haleluya. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyananirwa. Imitwaro yawe bayizane kuri Yesu nagana. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu najyananirwa. Kuri Yesu nagana. Ibibazo byawe ubizane kuri Yesu ntajyananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu nagana. Mukomeze muhimbaze. Imitwaro yawe uyizane. Ndashaka kumfasha ngiye. Esther yaranzonze. Gutese Esther yaranzonze ntabwo gihumeka. no kunahimbaza. Esther uramuzi? Umwana mwiza cyane. Esther ngira aramukunze imyaka yose. Reka sha. Karu warabise. Pastor wowe ntabwo urukundo mwana we. Pastor w'incerege urumva. Nuwarabi. Wowe kora diro bantu. Turi hafi kubasezeranya. Akuzubira ibyo nibiki mana. Maze ikifuzo Uko cyawe. ngiye kubyara ipfa twumvikane. Yes. Nyarashaka kugera ukavuga ngo Imana iranyeretse ngo. Kamuko bakunda ndashaka. Pastor Pastor umva diro bantu. Akundana na Rabi. Ko Sarah yavuze Este iki? nuwarabi. Wigondoza umuka Imana ramumuhaye. Twari ntabwo twasenganaga cyane. Ngiye Mr. Zero ngicyo shaka cyo ndagikora Pastor. Urabizi iri torero ngi imyaka ndimazemo. Mr. Zero wigorana nuwarabi Esther. Umva Pastor basi nyumva byarimo. Ngaho ngi. Umva twumvikane ndashaka. Dukora iki none? Nk'umukristo wanjye ukomeye cyane. Ngiye nyine radiro pa. Ngiye wenda gukubita amafaranga. Urumva? Mukanya ugiye guhimbaza ujya gusengera amaturo. Wanyumva neza Pastor. Uvuga ngo ngiye Imana iranyeretse ngo. Urumva? Ngiye Pastor Kimizi. Uri mu mwuka. Ko bigoranye sha. Bikoranye iki? Ndagwa amafaranga. Urumva? Uvuga ngo ngiye Imana iranyeretse ngo. Estera. Ntari bamori cekeke. Wowe Imana yavuze ko ugomba kuzahabana Mr. Zero. Rabi dushobora kumura ashobora kwiyahura. Aramukunda cyane. Apera aravuka abandi. Ahubwo mbwira diro. Ma miliyoni. Ngo miliyoni. Miliyoni nemere ariko
nukungusha mu cyaha urangushije ariko cyaha ntacyo mpa miliyoni ari kuvuga ibyo no gufata wa mugore wa Claude ikigoye ni ikiye ucyoze ko nabizi oya mpa miliyoni ndagwa 500 oya nkuyeho 200 mpa 800 ndabikora mu gushyingira Rabi nawe ubwo twumvikanye ngende yaguha ngiye kwaguhaye amafaranga 500 andi nzayaguhereza dore uzaciyemo nta kibazo nganye itijya nka pastor ndabikora nganye mu mwuka nyine ndabikora jewe ndabikora jewe zakagendana wahambagati wahambagati haleluya wahambagati ya wahambagati nago kuvuga reka twumvikane reka dusabe n'ubundi reka dusabe umudiyakoni asenga Imana asengere nari amaturo hanyuma n'ubundi mbabwira ikindi gikurikiyeho senga Imana. Mana yacu turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye neza yawe Mana n'urukundo rwawe tugushimiye ko twujuje amagingo tugihumeka umwuka w'abazima ubishimire amena kweretse aya maturo Mana uyaha umugisha abayatuye n'abatayabonye ubutaha uzayabahe bayazane Mana rero tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Haleluya amen haleluya amen. Mfite ubutumwa rero hari ukuntu mbonye hari ibintu mbonye hari ibintu mbonye bihindutse nakomeje gusenga Imana numva umutima ukomeza kumpata tubwire ko aboneshana pastor dukunda mbonye vuga pastor dukunda mbonye diakone Esther rego pastor tubwire rwose inkuru nziza diakone Esther mbonye ubukwe bwawe na Rabi Imana irimo iranyerekeza kuri uyu musore Imana irimo irabimbwira Imana yabimbwiye rwose nushaka nawe nta kundi wihangane Rabi ntago nkwanga ariko Imana irakomeje guhatwa Imana ko cyatarinje muzanyo nanjye nabibonye nkuko bivuga ngo cyatarinje muzanyo Mana suko nsenga buri munsi nagasana bwira iyo Mana yawe uti barabyanze ntago kura amabyina kamerwe mwisaho umugore nubuye Imana yabigaragaza ashira cyagenda urongoruze wajyane bibaho ahubwo ari Imana ari ukuntu mbyumvise neza genda usenge ari uyu Imana yaguteganyije makira ikanagaru wawe Imana irimo irabinyereka katari urubavu rwawe ndetse tukigendera ntabwo byakunda ahubwo muri ariko se pastor erega ubundi wowe barabonye kabona ntabwo uri pastor wa nyawe ntabwo uri pastor wa nyawe reka nkubaze niba ushaka n'amahoro abo kantu banyabikama se sawa uyu ni pastor oji ariko se ubyanyije urubavu rw'uyu muntu umukobwa usa gutya inzobe yabana n'iki gikara gisa mureke bamwumvise oyo Mana ntabwo irabeshya ngo niko Imana ivuze ba ndabwire pastor karame uri papa ndakubaha ariko njyewe na Sheri tugiye kugenda dusenge Imana nimbwi njyewe ubwanjye nibinshishamo ikabimbwira kambwira ko reka ibitwibwirire Imana yavuganye nawe reka natwe twibwirire Imana ntigisubiramo kabiri nasubiramo kabiri mwe mwasubirishamo Imana twebwe ntabwo turimo kubyemera reka ibitwibwirire twumvikane pastor Imana yabimbwiye n'ikimenyimenyi imaze kubisobanurira niyo wamwashaka nta mahoro mwazagira nimuzanabyara turasenga mugende muyasenge ariko icyo nzi cyo ntago Rabi ari uwawe kumbe iyi siribobo iraguhamagaye kujyana harakugira oya ntabwo ari ibyo ahubwo pastor reka ntabwo ari ibyo ndakubaha ariko ubaha n'Imana nsenga wowe uri murazana ibinyafu byinshi ku mugore wa Imana yamukwatse vawe pastor yabyanze umva subiza yanjye mugumane urusengero rwanyu n'amasengesho yanyu ibyo bintu muze niba byanze rero subiza yanjye mugaruke n'ibyarangiye gusubizayo nasubiza yanjye da niba byanze nasubiza yanjye gumana ariya uko wampaye igice cyonye urabyumva pastor twumvikane sigitumva nibi oya amafaranga ngira yasubiza gutese oya pastor twumvikane nyaguhaye none harumva nje yamereza cyangwa se umbwire
y'amafaranga bagiye gusenga n'ubundi niko bigenda kandi n'ubundi byagiye byatunganye urumva bo bagiye gusenga ubwirwe n'iki k'Imana itari gutunganya birakunda humura birakunda ntabwo ari uwarabi ndabizi neza harimo n'amanyaburayi baba we ahubwo ya maturo yararanga ari he ya maturo yararanga ari he ari hehe ari hehe ya maturo yarahana za telefone karuya bara ari he mwabagiga mwebwe mupanga umutwe mukaza kunyiga amafaranga yanjye mwabakiga n'amadolari agenda ndabakubise rero karabaye ndabakubise mumukurikiye mwirukanye mumuzanire mwirukanye mumuzanire